dusome amagambo y'Imana aboneka muri Yesaya igice cya mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ryayo riratubwira ngo ibyo Yesaya mwene Mose yeretswe ku ngoma ya Hosiya yo ku ngoma ya Yotamu nuko ya Hosiya nuko ya Hezekiya. Ibi Yesaya yabyerekwaga ari mu gisasiro, ari kwerekwa ibizabaho ku ngoma z'abami zigiye zitandukana. Akabonamo hari ingaruka zikomeye zizajya zigirirwa umwana w'umuntu Uwiteka Imana yaremye. Yesaya ari kubyerekwa kwari kugira ngo uzumva iryo jambo uzabona igihe kimugezeho kibi, azahamagarira iyo Mana yo Yesaya yizeye, azahamagarira iyo Mana yiringiye kugira ngo imubere umurengezi, kugira ngo imubere umutabazi. Nagira papa ndambe bugufi, nagira mama ndambe bugufi, ariko Imana Yesaya yizeye ni Imana idahinduka, ni Imana iduhanagura amarira igihe turize, ni Imana idukenyeza dukenyeruwe n'ibibazo bituremereye, ni Imana idusiga amavuta aho twayaburiye, ni Imana idukuraho umwijima ikadushyiraho umucyo w'umwuka wera. Iyo niyo rero Yesaya yeretswe ari kuvuga aya magambo. Ku murongo wa kabiri avuga ngo umva wajuwe, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuze ati nongesha abana ndabarera ariko barangomera. Inga imenya nyirayo, indagobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibazi, ubwoko bwanjye ntibunyitaho. Haleluya. Birababaje kuba inga imenya nyirayo, birababaje kuba indogobe imenya urugo rwa shebuja. Turwonyana abavandimwe, kubera ko Imana yitegereje ikabona umwana w'umuntu, ikabona ibise bidasobanutse, niyo mpamvu yirengagije amaraso y'umukiza. Niyo mpamvu kwirengagiza gutuma umuntu ajya mu bintu bitagira umumaro. Niyo mpamvu kwirengagiza bituma umuntu yiroha mu rwobo atagomba kwisayura. Ariko iyo umwana w'umuntu aza kumenya urugo rwa shebuja, yagombye kumenya agaciro ka mugenzi we. Ariko kubera ko atazi urugo rwa shebuja, atazi aho shebuja yicaye, niyo mpamvu igihe cyose umwana w'umuntu ahora ahinduka, agahinduka nk'igicu, agahinduka nk'imvura. Ariko yaza kubimenya, yagombye kuvuga ngo uwicaye ku ntebe y'ubutware yo mu ijuru niyo mbanza amaso, niyo ngomba gukorera, niyo ngomba kwitaho, niyo ngomba kuragiza ubwoko bw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Narangiza ngavuga ngo shimwa mwami w'abami, kuko ari wowe uzi byose. Yesaya rero ari kubona isi uko izajya igenda ihinduka, uko umwana w'umuntu azajya agenda ariganya mugenzi we. Umwami Imana arabimubonekeshereza, aramubwira ngo ariko kuri iki gihe kimeze gutya hazaba ari ibihe biteye bityo. Aravuga ngo ariko uzizera uwo mwami Imana uri hejuru y'abami azaguhumuriza, azagusanga kubera umujyanama, azagukomeza kuko nawe uzabumbatiwe nawe. Kandi aratubwira ngo dore wa bwoko bukora ibyawe, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urusaro rw'ingozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isirayeli, baramuharukwa basubira inyuma. Mwakeneza amagambo y'Imana. Iyo umuntu aretse Uwiteka akora ibyango n'amaso ye. Iyo umuntu aretse Uwiteka abona mugenzi we ndamubonemo ubumuntu. Iyo umuntu ategezirikana Uwiteka, mbega ni ukuvuga ngo iyo umuntu ry'Imana ntabwo riba riri muri we, akora ibyo yishakiye, kuko ntabwo bakibona n'umwuka w'Imana, ahubwo bayoborwa n'imbaraga za Satani. Uwo ndagira icyo atinya, nubwo yaba ahagaze ahantu hera atari imbaraga z'Imana, uwo ndacyo atinya. Niwe ugendaga ari ikihebe nk'uko Gahini yagurutse
ubwiza bw'Imana amaze kumuhanagurwaho, aragenda afata Abeli. Amaze gufata Abeli maze amukoresha ibyo ashaka, ndiyamenya ko ari umuntu uzamubaza ubugingo bw'Abeli. Haleluya. Ndiyabimenya, iyo aza kubimenya aba yarasobanukiwe ko ubugingo bwe bumeze ngubwe, ariko kubera ko nta mbaraga zari zimurimo, kubera ko yarayobewe urugo rwa shebuja, kubera ko yarayobewe uwo yabaza, kubera ko yarari ikigenge, bituma afata icyemezo, aragenda afata Abeli amukoresha ibyo azi gute, amenya ibyo ashaka. Ibyo byose nta kindi cyabiteye, ni uko yayobewe urugo rwa shebuja. Ariko yamenye urugo rwa shebuja aba yarahumurijwe, ariko yamenye urugo rwa shebuja ntabwo aba yarakoze biriya byose. Jambo riratubwiye ngo ni abana b'urugo rw'ingozi z'ibibi, kuko nta mujyanama bagize ute, nta n'umujyanama baba bafite. Gatanu, ngo ni igitumye mushaka kuganya, gukubitwa muzira gukarusa ubugome. Abantu bakubiswe kubera ubugome, kubera kudaha agaciro ubugingo bw'undi. Abantu bakubiswe, uribuka igihe Yesu amaze kurwana umusaraba, Simoni Umunyasirene amaze kumwakira, ariko araho yageze arawurambika, kubera ko araho yageze ahura na bariyeri itagomba kumwemera kongera kwinjira na Yesu ahandi hantu. Ariko Yesu arihangana, kubera ko nawe wari ufite gusunika agomba kumusunika, ariko arihangana. Hari igihe cyageze umwana w'umuntu, mu gihe cyatambutse twarangije tunyuzemo cy'umubabaro, umuntu yigeze abura kirengera. Abuze kirengera, ndi ukuvuga ngo nta kindi cyagombye kumurengera uretse imbaraga z'Uwiteka Imana isumba byose. Igihe umwana w'umuntu yaraberaga umuntu mu ishusho y'umubiri, ndamurebera mu ishusho y'umwuka, akamufata akamunyuza mu muhogo. Haleluya. Amen. Akamufata akamukinagirana, akamujugunya mu nyanja. Haleluya. Amen. Icyo gihe mwishima wari ubundikiriye iki? Wari ubundikiriye icyo gihe, wari ubundikiriye ikiremwa muntu. Yesu nawe agera ahantu igihe kiramubundikira, kimubundikiriye buriho mutabara, ariko aravuga ngo amasatikani, avuga ngo Mana yanjye ni iki kindekesheje? Kubera kudasobanukirwa amagambo y'Imana, abantu bambaye umubiri iyo babishije iryo jambo baravuga ngo ari guhamagara Eliya, batazi ko kuvuga na se uri mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Icyo rero abantu bageze mu mwijima w'icuraburindi baravuga ati ariko Mana, nubwo bingomereye, nubwo muze kirengera, ariko akira ubugingo bwanjye. Akira ubugingo bwanjye, akira ubugingo bwanjye, kuko ndaho ugomba kumba hafi. Baravuze ngo no mu rupfu tuzagendanamo, none igihe cy'urupfu kirasatiriye. Naho nyemereye twinjiranemo rero. Haleluya. Nyemereye twinjiranemo kugira ngo cya gihango twagiranye kirushe gushyitsa ijambo wavuze. Maze uwahuraga n'ingorane muri iyo minsi, uwahuraga n'ingorane muri uwo mwaka, uwahuraga n'ingorane muri uko kwezi, uwahuraga n'ingorane muri iyo mvura y'urushojo, uwahuraga n'ingorane muri iryo joro ridacya, ryari ijoro ridacya. Ingorane dufite ni ukudasobanukirwa. Abantu bamaze gushega baravuga ngo haleluya, baravuga ngo haleluya. Kubera abantu kudasobanukirwa baravuga ngo Yesu ngo amaraso yawe azatubarweho n'abana bacu. Yesu nahimbazwe. Igihe tugezemo kuba dufite ingorane, nuko abantu bisizeho amaraso atariho urubanza. Nizo ngorane umwana w'umuntu agize ute afite. Haleluya. Amen. Icyatumye Kristo aza kuduhanaguraho amarira, nuko afite ijambo rivuga ngo amaraso Yesu azaduhame n'abana bacu. Iyo abantu baza gusobanukirwa n'icyo kimenyetso,
ntabwo abantu barakoze umugani maso, ariko bakora umugani maso babusha amaraso ya bagenzi babo, barabakomeretsa, bahora n'umwijima w'icuraburindi. Yesu wacu atugire neza. Iyi Pasika iri kutwibutsa ko umuvandimwe wawe, umuvandimwe wanjye wigeze ubura, hari igitondo cyiza kizongera kubaho, hari igitondo cy'ibyiringiro, hari igitondo cy'umunezero, hari igitondo cyacu babuze tukazongera kubonana ubundi bushyashya, hari igitondo cyo kongera kubona Kristo adafite izindi ngufu, cyangwa nubwo yazigira akatubwira ati ariko ino ngufu nayigize ku bwawe, nubwo yasibanganye, ariko mwana wanjye emerera, unyemerere rwose ngushimire ko wabaye imfura, maze ukagendana nanjye nawe muri wa mubabaro ukambamagara nanjye dutabara, nkuko nanjye nahamagaye data ura uri mu ijuru nanjye akandabara. Ibyo bibinjizamo ibyiringiro, ibyo bibinjizamo kunezererwa, ibyo bituma abantu badasuza umutima cyane. Ndakwingingira mwene data utwumva, ndakwingingira mwana w'Imana, nawe ugira ibisiringiro ko hari igihe ubuzima wambuwe, agaciro wambuwe, ijambo utahawe, hari ugiye kuzariguhereza muri cya gitondo cyiza cy'umusuko. Aya maraso ya Yesu, bene data bashiki banjye bakomeje kuvuga, afite ibisiringiro biduhesha ubugingo buzira iherezo. Icyo abantu basabwa no kumenya urugo rwa shebuja. Uwo kuba mu mubiri yaramenye urugo rwa shebuja arutuyemo aranezerewe. Igituma abantu bakora mabi baravuga ngo nta musuku uzagira ute, nta musuku uzabaho, nta musuku uzabaho. Abantu benshi nicyo gituma bavuga ngo ntabwo tuzabaza ibyo twagize ute, ibyo twakoze. Ariko ndabamurisa bene data bazabibazwa, usanga bikunda. Yibaye umuntu yarazi uruzaro ruri mu nda ya nyina uko rubaho, uko ruvamo, yakagombye no kumenya naho ruri sahi. Haleluya. Yagombye kuvuga ngo uwakuye uruzaro akarurira rukabaho iyi minsi inganitsya, aya meza nganitsya, n'urupfu aho rumujyanye ngaho yarukomoye. Ntibashidikanye ku rupfu k'umusuko tuzagira ute, k'umusuko tuzabaho. Niyo mpamvu abantu bakora amahano batazi ko bazayabazwa. Ariko Kristo Nazareti araguhumuriza, nanjye Kristo Nazareti aramuhumuriza, kuko uwakuwe mu mubiri yizeye Kristo azabona ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ntabwo ari ubwo gupfisha ubusa. Ubwo bugingo nubwo mbega bugira aho dukura bugira no butujyana. Yesu atugire neza cyane. Isi uko igenda ishira niko ijambo rigenda rikama mu bantu. Isi uko igenda ishira nuko abantu bagenda bahona ubuhenebere butewe mu misimbuka. Gatandatu ngo uhereye mu bworo bw'ibirenge ukageza mu mutwe ndahazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukundwa cyangwa gupfukwa, nda nubwo byahujejwe n'amavuta. Ayo ni amagambo y'Imana. Uhereye mu bworo bw'ibirenge, hari igihe abantu birukanse mbega bumva n'ubukandagira bidashoboka kubera umubabaro. Mu bihe umwana w'umuntu adatekereza, Imana ibane natwe. Kristo adushakaho kuba abaragwa, Kristo adushakaho kuba abiringirwa, Kristo adushakaho kuba abamugisha iki, abamugisha inama. Iyo tugisha inama Uwiteka atubera ibyiringiro. Iyo tugishije Uwiteka Imana inama, ni ukuvuga ngo tuba indashyikirwa, dufata umuhigo mushya, kubera ko uba tuba twiringiye nawe afite imbaraga zigira ute, afite imbaraga zimira izindi. Izo mbaraga rero niyo turi gusaba, izo mbaraga rero niyo twishingikirije, izo mbaraga rero niyo zatumye Imana yigaragariza Mose
muri cya gihugu cya kane kidashya, ahabwa amasezerano, ahabwa ibyiringiro, ahabwa inkoni y'ubutwari yo gukomeza abana b'Isiraheli iminsi yose yo kubaho. Umwami Imana abahumurize, namara kubahumuriza umwuka wera adudubirize muri mwe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Usenge Imana mu izina rya Yesu. Mana yacu, uri Imana idahinduka, Nyiringabo Imana, ibihe byawe byose nagusanzwe. Mu bihe bikomeye uratwegera, mu bihe bikomeye uraduhumuriza. Ndakwingiza kugira ngo ijambo ryawe Mwami Imana rihumurize ubwoko bwawe bubaye muri iyi minsi, bubaye muri uku kwezi, bubaye muri uyu mwaka. Nguko umwana wa Yesu Kristo habonetse ijambo nyagora ku ngoma riri kuvuga ngo gupfa no kuzuka muri we. Ntabwo tumenye ko abacu, tumenye ko abavandimwe, tumenye ko inshuti bari muri bya bikari, bari muri bya biganza by'uwatuwambe ku musaraba i Golgotha. Tumenye ko umwana ugira neza yuko atazadusiga, namusigasire intama zawe aho zaba ziri hose, usigasire data abana bawe bagize abaragwa n'ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, usigasire abafite ibikomere mu mitima kugira ngo ijambo ry'ihumure Mana rishobe kubahumuriza iteka ryose. Urakoze ko wimanukirwa asanga izo ntama, urakoze ko wemeye kumanukira mu ngo zabo, urakoze ko wemeye kumanukira aho baturije ariho hose. Urakoze Nyiringabo Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen.